Ndi papa Sava. Mama Sava. Mama Sava. Enda hano. Bwira Tungi Manudi baze nonanga. Kubanguke mwese hano dukora inama. Ese na mahoro. Bwira Tungi na Manudi baze hano dukora inama. Manudi. Ngwina hano. Ngwina hano sana na Tungi. Sige kirahure uze hano. Bwira na Tungi. Ese habaye iki wowe? Mama Sava. Kapepa ganze. Fini termine. Fini termine. Isubaye. Wapiga nzenze fini termine. Bari hehe. Hatungi. Waje kumvisha kosa Rega tsakomeye kwangu. Chima kiratuka ndachaza kuza kunywa. Hatungi. Hatu. Vayo hano. Mwicara honga. Habaye. Nari ngiye kurangiza ibirahure nari musigaje ku kirahure cyo gikora. Okay. Somarika kuvuga nabo kusiga inyama. Maze gihambara neza kiza kimusiga inyama. Twumvikane rero. Manudi. Mu gitabo cy'abantu binjira hano muri rogi murandika mugashyiramo nimero, mugashyiramo amazina, mugashyiramo aho baturutse. Na nimero iranga muntu naho turutse n'imisa zamara. Wibeshya wowe ntabwo byose tubiko ntabwo bose tubandika. Unyumvira ni ukuri kwimba ntabwo bose mubandika. Isugo umuntu yazahobura ngo amarisaha imwe wamwandika. Umugabo n'umukobwa hari ubwo bandika. Ariko bakubwiye ngo nahise abari burari umuntu aje amarisaha imwe minota 20. Data papa Sava turabandika ariko twandika kenshi abagabo. Abagore baza mu ibanga rikomeye. Abagore ntabwo baba babishaka narwo baba bashaka kuvuga amazina yabo. Ndababwiye ngo umuntu wese akinjira hano avuga ati ngiye muri rogi, abo umugabo ugiye gutegererezamo umugore, abo umugore ugiye gutegererezamo iki umugabo. Bishuwa yuko wanditse ni naka nimero iranga muntu abagabo ariko mvuze bose. Wacicuca mu bitano ni mu gikoni ubundi nk'uyo byo muri rogi byumva. Wagiye mu gikoni ukajya nta Yesu udahari waragiye kukugo gira ibyo ugira aho ugira akasigara. Turi kumvikana Yego boss. nimero za telefone akagara tuyemo iranga muntu daboro mbere Iranga muntu itanga amakuru yose. turagendana. Abantu bose baba bashaka gutanga indangamuntu bakanuka indangamuntu babishaka buka se cyagenda imbataza niyo ndangamuntu toraguye atari akanuka indangamuntu nahise ngakosora banahise mbyiga. Ndimbati yigeze kuzazana indangamuntu itariye nuko mutarebye ifoto. Asone. Ese ibifoto bya nuzi ko bari ibintu by'ibikaro utamenya kandi barakubwira ngo yarabyibushye. Ja wandika iyaguhaye urebe no mu isura. Ndimbati ntabwo icyo gihe hari yipfutse ibintu by'amaso. abayobozi baraje se. None se hagiye kubaho icyitwa supervision bagiye kuvuga ngo None se kujya byose mubyandika mwebwe. Ubundi bagicucu buri mu biki. Hatu natamwe na Boss nureba Manudi. hatu na nako wasanga uri no kwiranga. Ariko ibintu ndi kubabwira cyangwa mwabifasha nk'ari amagambo gusa. Dikunda kugavura. Muzi ikintu kibaye kwapiga nzenze mwebwe. Yapfuye. Mazini sikwaye. Wapi afite cyo mukimuru. Kwapiga nzenze ubu bose. Babafungiye se? Hapfuye. Rogi bayifunze. Babafungiye. Babaye bagiye kubafunga. Kubafungira iki? Bigahura n'indangamuntu n'imidugudu Dora abantu bari Barimo kunywa. Uranyumva neza? barimo kunywa. Urumva hakuzira umugore ngo wifitiye umufuka mu ntoki asuhuza abantu yisekera nta kibazo. yari umurozi. Se wacecetse bakakubwira. Ikingiki. Turiko boss ni ingofero tuba tugira ngo Akuzima president akavuze Oya, ntabwo ubona ko ari commande y'ibikoresho bya hano. So reka tukumva ivyo kibazo cyabaye handi. Ako uzi Ko nayo byakugaruka. kuko ntabwo ibizashoboka. Ikomereza rata boss. Ibintu bitaha agaciro boss wacu. Urumva ibyo ndimo kuvuga. Umugore araza arasuhuza ngo agera kuri resebusiyo. Resebusiyo muri twatorogize. muri twatorogize. Ubwo se umugore wakatunuse nayo. Uretse se ugiye kuzana ibitekerezo wari uhari kakira amagambo. Wari uharira cyakose muravuga wa. Noneho
ngo abaza uwahasanze ati uyu mugabo hari uwaje hano muri rogi asanga n'umugabo we amwereka ifoto uwo kuri reception ati ntawe ahageze aba nabo barambira uko ni kakagore ke kamama ibi komande bari bamaye reservation bagiye kuza ni we basubira ntacyo baniba baje urumva ati ntawaje konogera aramumwereka undi ati ntawahageze akura 10,000 mu mufuka umugore ahereza umuseriveri uwasanze kuri reception ati uyu muntu ntawageza undi ati yahageze ni ikigoryi wagira ngo ni hatuye niyo mpamvu babwira ngo ngiye akantu k'ibanga tujye ngiye niyo mpamvu ngira ibanga napfa kuvuga ati se arimo hano mu cyumba ati nawe ati reka yahageze acari inyuma arongera arakomeza yararimo se ati ari mu cyumba undi ati reka nkubwira ngo yaje akora mu mufuka ndi areba icyo afata arongera aragenda akura ibindi 10,000 mu mufuka ati ubwo bibaye vene ariko nanjye ntabwo naheza uretse aho mbe vene aramupfa vene wamuhereza se ziba undi ati yahageze ari mu cyumba urumva aramubaza ati ari kumwe n'umukobwa undi ati reka arirukiye yavugaga ko aruhutse ngo ahunze ikibazo cyo mu rugo n'ibikindi namutanga ari yurukiye se ari kumwe n'umukobwa mu cyumba ndabisubiramo gutya aramuhereza ibindi 10 atari kumwe 30 umukobwa muri kangahe undi ati oya ibya rogi ni ibanga ko abantu babaje kwisanzura ibindi ntago baba bitureba ati wamba bari ukambwira ni muri kangahe ko nta kintu nakora ko ntacyo nagira nte wamba bari ukambwira undi ati oya ni boss nagiye kunyirukanira ati ntacyo nabikora ati ako kantu tugasangiye ubundi ibanga turikomera ako kantu hano nta na nimero tugira sinumva cyabivuze ndakuramo 2,000 yiyongera kuri ya 40 Senkana fataye abaye Senkana tavuga ko ari muri nimero kangahe abarayimubwiye undi ngo areba Senkana arayabara waratekereza je ndamana urufunguzo rwa reserve kuri Senkana ahita acira hasi atari muri kane Senkana wewe hanyuma undi yerekeza muri kangahe muri kane barimo aragiye aradodoye umugore ku gipangu kuri kane ninde araceceka ninde baraceceka ngo umugabo ngo ashobora kuba yagize ngo ni umuseriveri uzanye iki komande asohoka bunuje ariko kwakunda ukingura ugasiga akantu kayita uvuga uti baramereza mite nongera nyingira mbaza ngo barakinze nozi nyuma kuchaka akantu gato mbaza ngo amufuka wari urimo iki inyundo kinubi yabaye gikinguraho gato gutyo undararwasa bese baravuze ngo ambulance twaye igice cy'umutwe ukwacyo n'ikindi aramwishe umutwe w'umugabo aramwishe umugabo nyine wari ukinguye Yesu we none ubu ngubu bebe piganzenze bavuga ngo ararwaye bamutwaye iyo ndaya bayitwaye uwo mugore bamujyanye uwapfuye ari muri morgue abanywaga bati namwe muze mu mukapiganzenze baramujyana bose umuntu waruraho wese bati mutwereke ibitabo nta mazina arimo nibyo ndi kubabwira wabyumvisha wagicucuwe wabyumvisha nta muntu mwanditse ni muzi imyaka ye ni muzakomoka ntimugize muti ndagira ngo mbabwire pe manu niba mutagiye kubyubahiriza tukazongera kubipfa ndafunga amarogi ubwo se turagura registre ncyashya abakozi bakora bose babatwaye abakozi ariko umuntu yapfiranga bakadusiga cyangwa umuntu apfira mujya mu iperereza twese badutwara kuvuga ngo boss none se batagutwara niba uri kuri reception na mucomo bwo kwa piganzenze yaje nanjye niyo mpamvu nibyo bintu ndabishyigikiye kuko nanjye nubwo ndi mucomo ibyo bintu bibaye nanjye ubwo se bansiga ntabwo bagusiganye kandi wari uhari ariwe bahaye komande mujye mubandika none se boss ubwo ari nk'abantu batatu umugore n'umugabo n'umwana ubwo se no babandika nagira ngo mbabwire rero tubeseriye kabisa bose urabandika nyine wandika utaba umwana se aje muri rogi wenda bakerewe ahubwo nuko bose urabandika nukwandika neza nase amenya umwana ari uhuye niba atari bo baje guhohotera ese wamugana cyangwa bamwibye
cyangwa ari uwo bari bibye ibyo gucuruza abantu ni wabyumvise ejo bundi ribi iri kuvuga iti bimera gutya na gutya na gutya na gutya ntabwo wabyumvise abantu barenga 150 ingahe bose ngo bagiye bababeshya akazi bagira bate ari uwo mwana bagiye kumwicisha ngo nibo babeshya urukundo ngo nawe baramujyana bakakubeshya urukundo ukamamara nta wasabye so nta wasabye nyoko ntibyaciye mu mategeko ntibyanyuze muri ambasade ugafata indege utimura icy'umuntu uzana maze n'aya matike duha abakobwa ntibaze nabyo burango ni icyaha musubire mu kazi vuba ariko mubifate ose utugurire registre nshyashya ndagura registre nshyashya manuti registre nshyashya n'ubundi ntacyo aho manuti nuko tutanandika tutayandika nzasanga umuntu waraye mu cyumba atanditse n'ibimuranga niyo yaba ataraye nuje mu isaha imwe niyo wazamushigaje umunsi umwe ngo yembwe uzahita ucaye ubu byumva wagicucu ntabwo wowe ntabwo amatora gukora commande mugende haguruka tujye mu kazi ujye mu kazi waretse ngakubwira kandi mujye mu kazi mama sava cakira udukweto dufunguye shaka akazi ko mbona gakomeye ariko gakomeye iyo ugakora urakera nde mwiriwe amakuru ni meza biragenda se biragenda ngiye mu kazi gira urya ariko akazi ariko ugiye gusaka ibyo bikoresho papa sava urumva nanjye niyo mpamvu nari nshiye hano kugira ngo mbanze mugishe inama niwibuka wa muhungu dukundana wa undi Leo Domiri se ko wa undi nyine w'umufundi ese wa undi ukoraga ibintu byo muri tuwa byagenze bite papa sava abahungu b'iyi minsi ntabwo bazi reka tureke iby'abahungu ndajya kuhamenya nshinzwe ibarura nuko ngaho mbwira none rero yambwiye ngo arashaka kunshakira akazi ngiye kubona mbona arambwiye ngo uyu munsi nze kuza ngo barashaka kongera umuyede mfasha ahubwo we nyine banza ikintu nshaka kubaza papa sava reba inzara zanjye reba imisatsi yanjye reba ukuntu nsa papa sava urabona ngiye bino bintu najya kubikora koko bakora angahe ku munsi se bayade si 5 ngo ni 5 ra none se mu minsi 30 nangahe papa sava amafaranga ni make cyane ubu singatse mukuru uba mu nzu yangahe se ya 60 hanyuma mu kwezi urya umuceri na kawunga ngiye nkunda gafiriti n'umuceri iyo bibaza se ukoresha angahe amayinite ibyo usutse bizamara amezi angahe bimazaho ibyumweru 3 inzara nzikoresha 20 ibyo usiga kunuza se kunuza n'ibiki byose wayakuraga ese nyine nanjye ibyo ndi gukubwira ayo mafaranga genda ukora akazi ariko umusore aravuze ati nkora aha reka nkuzane unyunganire nk'umuyede wajya ugakora akazi ukaba uri kumwe n'umugabo wawe ako papa urabona bino bintu ngiye nabishobora bya bintu byo kugira gutya urabona ngiye nizi imbaraga ngiye nabishobora ariko papa urabona ngiye ibintu nabishobora arahandi hantu bakora ibintu byo kumodaringa bambaye batyo se ngo ujyeyo nyine nagira ngo akomeze ajya bimfasha nkuko yari asanzwe amfasha nzashaka akazi keza akazi keza ni akahe akazi kaba keza iyo kaguhemba kakaguhembera igihe sibyo kakaguta ibyo 150 eze nkubazema nkubwo aramutse ahanutse ku gikwa agapfa ko ntacyo nzi ukora wari umaze amezi angahe nta kazi ufite kuko ari kugiye kuzura kwa 8 bakunaga mu nda nk'icyana cy'inyoni ubwo se apfuye ejo y'inzu wayishyura iki warya iki ariko ufite ubwo mutungo ngendanwa cyangwa utimukana ariko uziko musetsa ngiye mbanyuze hano ngo ngire inama nayiguhaye ubu se ngenda na zino nzara arabiyobeza ko uzifite se yakubwiye ngo ujye kuri chance yahagarariye nk'umufundi sibyo wese akeneye kujya noneho utaha wagudutse akeneye no kuza kuguduraho genda ujye ku kazi ukore asoni korera amafaranga wagishwe ko biba bisa akazi kose n'akazi
noneho ubwo ngendera mite ntangira hanyuma ubwo mugire Papa Sava bite wowe bite Papa Sava mbabarira mu cyundi cyomba njya garuka tujye kubikemura ndabyanze ngo iki basuje kukira no bigende ndabyanze ariko se tuzicara icara aho ngaho icara ikindi cyomba njya kwambariramo tuza dukemura ikibazo mu mahoro mufite ibihe bibazo kwera icara se sare warangije no kubeyura kuba abantu beza noneho mumezemo urashaka kunsiga wagumye aha ngaho ukumva iki kibazo ukamfasha kugikemura niko tana bite ko ushwana na sheri Sava mbabarira abone banigize nk'abonye umuzima nakubwire maze wumva ubucucurike ari we tana kamaze ntuze sishanura ntimumbambisha nk'uko wapiga nzenze ko bigenze bitesemo bigenze nakubwire si uje utabaza oya reka mbanze ntuze umutima wanjye numva umeze neza bakundanye na benshi wapiga nzenze rega ngo umuntu yishe undi mu cyuma hano bigenze bite nanjye nari mpfuye reka da ni ukuri ko Imana nari mpfuye akiguhereje se hakuzi kubuza ubuto koko nema mikindi cyumba njye kwambara urahabye mikindi cyumba njye kwambara ariko arese niko nshuti yanjye ko numva hamutse mutararushinga nibura ngo inuza za grande ziyongerewe inuza bigire indi urushinga njyewe ndushinga nawe njyewe ndushinga nawe umura nanjye ntayo warumbonye di ntaho warumbonye ndurushinga nawe urabona ukuntu nyihakana mu bantu ibintu mukabikora namwe mwumva ko ejo muzaba muriho sibyo namubwiye se ngo naze tubikemurire mu cyumba dusubire aho twari turi ubaze aje gushinga inama hano kugira ngo bigende bite none se niba rimwe kabiri rimunaniye uragira ngo kure gatatu kane ako se yabanje akakubwira ariko se wowe ndamubwira ako Papa Sava basi ndi kukubwira mbanza umereze icyumba ngende njye kwambara nta kibazo watubwira uko bimeze turajya kwambara yananze kuryamana nawe kareka habaye ikiza bigenze biteze ni igini ni umuzimu cyangwa ashobora kuba iwabo bakorana nabyo nka bimwe byo muri filime ugeze hakinga urujya ari nk'iriya njyewe ugiye kumara bikamera ako kageni oya uri igini nta nubwo njyewe nari nanabyumva niba oya uri nka shumureta Papa Sava oya Papa Sava reka mbibibwire oya Papa Sava umuntu utinyuka akajya koza imirambo akazi ko koza imirambo nta soni kuyoza bigenze biteze yoza imirambo yagiye ngo kwaka akazi muri morgue ngo azajye yoza imirambo urabona uyu muhungu twari dusanzwe dukundana pe maze igihe ntafite akazi igihe kinini rwose nkihinga kugira ngo mbone amavuta yo kwisiga umusatsi sinkiwusuka ninjye mukobwa ukennye muri uru Rwanda ngize amahirwe mbonye akazi ko gukora muri morgue se umukobwa muzima ajya gukora muri morgue harabuze abandi bajya gukoramo abakora yose ni ibizimu abakora ntabwo ari abantu ntibahemba gukora iyo nibyo mupfuye biyavuga ibyo nibyo dupfuye da nese ubundi niwambwiye ko wize
biriya byanoza byabaye infirmiyeri cyane gukora ese ni igitangaza gukora muri morgue ni igitangaza ahubwo ngira ngo ni ubufasha si ubufasha si ugutanga serivisi nziza ubu kwakira imibiri y'abitabye Imana ukayitaho ibyo biragoranye nicyo muri gupfa gusa none se nawe cyonyine papa sava icyo cyonyine nicyo dupfuye asohotse yiruka gutya njyewe nari nzi ngo muzaniye amakuru arishima nk'umuntu dukundana arangije ana mu cyumba aza yiruka nahise nabishyigikira nibyo witaga ubuzima se buretse nibyo witaga ubuzima iki wowe mbabarira papa sava tuba twinshi kabisa akajya gukora muri morgue kujya gufata imibiri y'abantu bitabye Imana kujya kuyikora yego papa sava nawe bitekerezo nawe ntabwo wabikora ibyo bintu babaye ikibazo ufite wigira ikibazo cyo kujya gukora ku mibiri yitabye Imana banza wibaze ngo uwawe yitabye Imana cyangwa nawe ugapfa yegora ninde uzagukarabya ninde uzagupfunya ese abazagutwara umeze utya bashaka isanduku ifite metero 3 hanyuma papa sava ukaba ushyigikiye kazagenda akajya koza imirambo yose yuzuye muri morgue akajya kugenda yikora yanageza nanjye akaza kamuraho ariko murateta none se mu byo yize iyo etike ntabwo irimo yuko yabyitwaramo iwanyu ni abantu bahapfuye none se bapfumwe nande bambitswe nande bakarabijwe nande bogoshwe nande umusatsi wowe iwanyu ntabarapfa iyo bapfuye muraterura mukajugunya nk'abarimo kujugunya imbwa mu rumaniko se bapfumwa nande bambikwa nande bacibwa inzara nande basukurwa nande bakogoshwa nande shaka kumenya umbwira ibyo bintu sindi ubimbwire kwagwa iki kwazajya agenda ngo akarabye imirambo ngo nawe azagukoreho ariko se papa sava wowe ukumva ibyo bintu bidateye ubwoba nawe se nupfa niho azagira ugukoraho kunda umwana ashaka akazi ni akazi ibintu muba mwigira ni ibiki uko azitwara neza muri morgue akagira experience ashaka kuzamuka akajya no kuri urgence akazamuka akagira ariko ko muzana ibintu ubwo se ari umuntu wapfuye usibye kuvuga ngo yapfuye uwaninze amashyira bari gukanda bakagira gutya bakabikuramo cyangwa kugira ese ubwo byara byagenze bitera twumve noneho yuko wanze no kuza kuri iyi si urakabya ntabwo ushaka umusheri noneho ukora muri morgue utamwishyure se ngo ajye wumvaga akaba yakora nk'iki nko muri banki isoko nandi kumubwira ngo ashaka kandi kazi nyine akaye wamwishyuriye ngo yiga ibiki ayahe mafaranga asamuvaho muri iki gihe ntabwo nakubwire niba yemera ugakomeza akazi mukaba inshuti niba atabyemera wikorera akazi abasore ntibabuze akomeza akazi mukomeze mukundane cyangwa yikorera akazi n'ubundi niba ntacyo umuha yikorera akazi uzashake undi ntazashaka undi none se papa sava nkawe nk'umuntu mukuru ibyo bintu ntabwo bitera amazimu mu rugo niba bitatera abazimu nyine ntapfa kumufata wapfa nyine rega ndagukunda ni ibishingwe urimo gutoragura mu kimoteri papa sava